Haleluya, bene data, amahoro y'Imana abane namwe. Kurwanya uruhande ni mu bishobora mubane n'abantu bose amahoro, kandi kubw'ibyo mwigana Imana nk'abana bakundwa, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira akatubera igitambo. Bene data rero, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga, kandi nimwinginga musabire bene data n'abera bose. Amen. Nugera kuri iyi channel rero ukore subscribe, usangize n'inshuti zawe, dufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Amen. Ndabasuhuje bene data bakundwa n'Imana, amahoro y'Imana nabane nawe. Amazina yanjye ni Igice Jean de Dieu, njyewe tugiye kubana muri uno mwanya mutoya w'ikiganiro umurimo w'Imana. Nk'uko bisanzwe, reka dutangire dusenga Imana. Imana, turagushimye kuko uri Imana igira neza, tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Turagushimye ko ugiye kubana natwe no kutubwira icyo dushakaho n'umugambi wawe ku buzima bwacu. Turakwemerera kugira ngo uzubane natwe kandi ufashe imitima yacu kugira ngo yumve neza ubutumwa wayigeneye. Nsengeye buri umwe wese rero bwabashe gukurikirana kino kiganiro kugira ngo aze kuba ari kumwe nawe rwose, kandi ikiganiro cyongere kumwagura mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri, kandi nyiringabo Imana cyongere kumusubiza mu ihumure, kimuha imbaraga ndetse n'ubutware bwo guhishurirwa iby'ibyawe. Turakwemerera ngo ufashe imitima yacu kandi ukomeze gufasha buri umwe wese, tugenderere umwanya wose tugiye kumara imbere yawe, uze kubuyobowe nawe. Byose tubisenze twizeye izina rya Yesu Kristo. Amen. Bene data rero, uyu ni wa mwanya w'ikiganiro umurimo w'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira kuri topike ivuga ngo umugambi w'Imana ku buzima bwanjye. Bene data, nk'uko tumaze igihe kinini cyane tuganira kuri iyi channel, tuganira ku murimo w'Imana, uyu munsi tugiye kuganira ku mugambi w'Imana ku buzima bwawe. Mbere na mbere rero, Imana ijya kurema umuntu yari ifite umugambi munini cyane ndetse urenze kubaho buno buzima. Nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana mu itangiriro, Imana yaravuze ati reka tureme umuntu agira ishusho nk'iyacu. Uwo ni wo wari umugambi w'Imana. Imana yari ifite umugambi w'uko igiye kurema umuntu ufite ishusho nk'iy'Imana. Ntabwo byarangiriye rero aho ngaho, kuko umuntu yari afite ubugingo bwose kandi buzima. Nk'uko tubisoma mu itangiriro mu gice cyaho cya 2 umurongo wa 7, abivuga neza. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Itangiriro ibice 2 umurongo wa 7, haranditse ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekeramo mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Umugambi w'Imana irema umuntu yamuhaye ubugingo buzima. Buno bugingo buzima Imana yahaye umuntu bwari ubugingo budapfa, budasaza, ndetse bwo kuzabana n'Imana iteka ryose. Mu yandi magambo, umugambi w'Imana ku muntu kwari ukuzabaho iteka ryose. Umuntu amaze gukora icyaha byabaye nk'ibihinduka, ubusabane bw'Imana bwabaye nk'ubugabanuka, ariko urukundo rw'Imana yakundaga umuntu ntirwigeze rugabanuka rwose, kuko Imana yakomeje gukunda umuntu na nyuma y'uko abaye umunyabyaha. Bivuze ngo umugambi w'Imana ntiwarangiriye ku kurema gusa n'uko umuntu acumuye, ahubwo wakomeje kumubaho. Nk'uko tubisoma muri Yohana ibice 3 umurongo wa 16, avuga neza ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana
yamukinze kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Umugambi w'Imana wo kubona ubugingo buhoraho, Imana yarawukomeje kugira ngo noneho uwizera Yesu Kristo azabone ubugingo buhoraho. Aleluya, aleluya. Umugambi w'Imana ukomeza ku muntu. Umuntu abaho mu buryo butandukanye ndetse abaho mu buryo busa n'aho ari ingaruka z'icyaha. Ubuzima bw'umuntu bwari bufashe igihe mu ntambara, ariko Imana igakomeza imusanga imubwira icyo imushakaho ndetse ikomeza no kumuha imbaraga zo kunesha bimwe mu byo yiteye, niko navuga. Ariko Imana ikomeza igenda ibwira umuntu icyo imushakaho, ikomeza igenda ibwira umuntu uwo ari we mu maso y'Imana. Ntabwo byarangiriye aho, kuko Imana yakomeje kugenda idusaba kugira icyo dukora kugira ngo tube abana bayo rwose. Reka dusome mu Befeso ibice bya 5 umurongo wa 1 n'uwa 2, avuga neza icyo Imana idushakaho. Reka tuhasome urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 5 umurongo wa 1, haranditse ngo: nuko mwigane Imana nk'abana bakundwa, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana n'ubuhamya buhoraho. Aleluya. Mbese Imana ikidusaba ni iki? Ni uko tuyigane nk'abana bakundwa. Tuyigane nk'abana bakundwa. Nicyo gituma umuntu wese asabwa kwigana Imana nk'umwana ukundwa. Twamaze kubona umugambi w'Imana ku buzima bwacu ko ari ukuzabana nayo iteka ryose no kuba dufite ubugingo buhoraho, ariko noneho idusaba kuyigana nk'abana bakundwa. Mbese umugambi w'Imana urangirira aho ngaho? Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yo yakuremye igufiteho umugambi urenze kuba ufite ibibazo bitandukanye, ufite ibyishimo byinshi, unezerewe, utunze cyangwa ukennye. Imana umugambi wayo urenze kuba waravukiye mu muryango ukize cyangwa ukennye, kuba warize cyangwa utarize. Umugambi w'Imana urenze aho kure cyane, kuko igutegurira kuzabana nayo iteka ryose kandi ufite ubugingo buzima. Aleluya, aleluya. Uyu munsi ndakwibutsa ko uri umwe mu biremwa Imana yaremye bitangaje. Uko waba uri kose, aho waba uri hose, ibyo waba ukora byose, ubuzima ubwo ari bwo bwose waba waranyuzemo, aho waba waravugiye hose, haba ahakomeye cyangwa ahoroheje, ndakwibutsa ko uri umuntu utangaje imbere y'Imana, kuko nta wundi muntu usa nawe Imana yigize irema kuva isi yaremwa. Imana yagiye irema abantu bo mu bwoko bumwe nawe, ariko nta muntu yigize irema usa nawe. Bisobanuye ngo uri igisobanuro gikomeye imbere y'Imana, kuko ni wowe wenyine Imana ifite, ni wowe wenyine usa gutyo, ni wowe wenyine Imana yaremye uko umeze. Nimvuga gutya, hari abantu mwize amashuri amwe, hari abantu muhuza imyemerere, ariko ntabwo karagiteri zijya zihura rwose. Bavuga neza mu Kinyarwanda ngo umubaji w'imitima ntiyayiringanije. Icyo ni cyo gisobanuro gikomeye cyane. Imana ntiyarebye uburebure ufite cyangwa se uburanga ufite se cyangwa se izindi ntenge zose zishobora kugaragara ku mubiri, ahubwo yarebye ku mutima gusa. Icyo ni cyo gisobanuro cya mbere Imana yari ikeneye, kuba ifite umutima wawe umeze nk'uko umeze uko nguko. Ushobora kwibaza ngo mbese sinkinanuka cyane, ariko Imana igukeneye uko nguko uri, kuko ifite icyo ishaka kugukoresha. Umugambi w'Imana ku buzima bw'abantu ntabwo
ujye urangirira ku byo bakora no gusenga gusa, ahubwo urakomeza ukagenda ukagera ku iherezo ry'ibihe no kuzabana nayo iteka ryose. Imana yari ifite byinshi cyane, yari ifite umugambi munini cyane ku muntu, kandi kugeza n'iyi saha iracyafite umugambi munini kuri wowe. Wowe ukurikiye kino kiganiro ndagira ngo nkwibutse yuko nta wundi muntu umeze nkawe mu maso y'Imana, ahubwo icyo usabwa ni iki? Reka dusome nanone ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza Pawulo yandikiye Abakorinto, igice 16 umurongo wa 13 na 14, havuga neza uburyo Imana ishakamo umuntu, ishaka wowe nanjye kugira ngo tuzabane nayo mu bwami bwo mu ijuru. Hari icyo Imana iri kudusaba dukomeza gukora ndetse dukomeza kwizerera muri iyi si. Haranditse ngo mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo, mukomeze ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Ibi ngibi numara kubikora ukaba umugabo nyamugabo, ugakomerera mu byo wizeye, uko twabibonye hejuru tuvuga ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege, kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubwo bugingo buhoraho busaba kwizera. Hano haranditse ngo mube maso, mube abagabo nyabagabo, mukomerere mu byo mwizeye. Haleluya! Kandi nimumara gukomera mu byo mwizeye, ibintu byose mukora mubikorana urukundo. Igihe kimwe babaza Yesu bati itegeko riruta ayandi ni irihe, yababwiye amagambo akomeye, arababwira ngo itegeko riruta ayandi dore ngiri, ukundisha Uwiteka Imana yawe n'ubwenge bwawe bwose n'umutima wawe wose. Ariko ntabwo birangiriraho. Imana idusaba no gusenga igihe cyose kandi mu buryo bwose, nk'uko tubibona mu Befeso, mu butumwa bwiza Pawulo yandikiye Abefeso, ibice 6 umurongo wa 18, naho haranditse ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ku bw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Haleluya! Hari imbaraga ziva mu gusenga, ariko Imana idusaba nayo isengesha umwuka iteka. Igihe kimwe Yesu ari kumwe n'umusamariya bahuriye ku iriba, yamubwiye ngo Imana ni umwuka kandi afite ubugingo. Usengesha umwuka iteka, uzabona Imana mu buzima bwawe, uzabona umugambi w'Imana, uzahishurirwa umugambi w'Imana. Wikibaza ku bibazo ufite uyu munsi, wikibaza ku buzima ubamo bwa buri munsi, wikibaza ku bibazo uhuramo nabyo muri buno buzima, cyane ko ibibazo byo bitabura tukiri mu isi kubera ko dufashe igihe mu ntambara. Wikibaza uko wavutse, wikibaza kuri byinshi cyane, wikibaza ko Imana ishobora kuba yaragutaye, ahubwo Imana muri kumwe. Kuko dusoma ijambo ry'Imana muri Danieli, Saduraka, Meshaki na Abedenego bari bafite amahirwe yo kuvuga ngo Imana yadutaye kuko tutari kuyumva hafi, kuko yemeye ko bacana itanura bakemera yuko batujugunyamo, ariko Imana yari iri kumwe nabo. Barangije baba abagabo nyabagabo bahamya ibyo bizeye, baravuga ngo naho Imana yacu itadukiza duteze gupfukamira Bayali. Arangije bavuga amagambo akomeye ngo mbese ninde wabateye kunsuzugura benda akagera ngo babajugunye mu itanura ryaka umuriro. Ikimenyetso cy'uko Imana iba iri kumwe natwe mu byiza no mu bibi, mu byago no mu makuba, ni uko bamaze kubajugunya mu itanura ry'umuriro, umwami yagiye ku marembo ngo arebye, ngabonamo abantu 3, ariko ngabonamo n'ishusho y'umwana w'intama. Bivuze ngo mu bibazo byawe Imana muri kumwe. Wikibaza aho Imana yagiye, ahubwo muri kumwe. Yibwira ubushobozi kunesha ibyo byose. Ariko nusengesha umwuka iteka, Imana izaguhishurira icyo ukwiriye gukora mu gihe nk'iki. Mbese usobanukiwe umugambi w'Imana ku buzima bwawe?
uzi ko uri uw'Imana yakunze, uzi ko uri umwana w'Imana. Ibindi byose bifite iherezo, ariko hari ikitagira iherezo, ubugingo buhoraho no kuzabana n'Imana iteka ryose. Reka dusubikire ahangaha rero bene data, amahoro y'Imana aruta uko yamenywa n'abantu bose, n'ubuntu bubonerwa muri Yesu Kristo bibane namwe mwese. Reka dusoze dusenga. Mana, turagushimye kandi tuguhimbaje, tugushimiye ko wongeye kuduhishurira umugambi wawe ku buzima bwacu. Niyo mpamvu tudafite isoni no kukubwira ko rwose dushobora kuba twaracumuye ndetse tukagendera no mu bidafite umumaro, ariko turakwigiye kugira ngo duhe imbaraga zo gukomeza kunesha kandi ukukogesha amaraso ya Yesu Kristo yavira ku musaraba. Icyo tugusaba ni ukuzabana nawe iteka ryose mu bugingo buhoraho. Turakwemerera ngo uyobore ubuzima bwacu, ukomeze kubana natwe, ukomeze kudushyigikira kandi ukomeze kuduha imbaraga zo kunesha buri kimwe cyose. Pawulo abivuga neza, aravuga ngo turizwa byose na Kristo imbaraga, kuko bwa mbere yari yavuze ngo gerageza gukora ibyiza ariko ibi bikantanga imbere, aheza aravuga ngo ariko curuzwa byose na Kristo imbaraga. Turakwinginze rero kugira ngo ukomeze kubana natwe kandi ukomeze kugira ibihe byiza. Icyo tugusabye ni ukubana na buri umwe wese no gushyigikira buri umwe wese mu migambi yiwe, no kugendana nawe no kumuhishurira icyo umushaka mu gihe nk'iki ngiki. Reka byose bibe byiza rero nk'uko ubishaka. Sabiye na bene data bari hirya no hino hatandukanye kugira ngo bagirire neza kandi ukomeze gufasha imitima yabo. Ngaho rero ukomeza gufasha abafite intege nkeya, ukomeze gushyigikira abava mu byizerwa, kandi data ukomeze gufasha buri umwe wese, kuko uzi umuntu wese imigenzereze ye n'imitekerereze ye. Ukomeza kubana natwe rero none n'iteka ryose, niko nisabira na bene data. Amen. Bene data rero, Imana ibahe umugisha, mwabanye natwe muri kino kiganiro. Ni ikiganiro umurimo w'Imana, tuzakomeza kugenda tuganira ku bihe bitandukanye. Imana ibahe umugisha. Njye wakibagezagaho mu mazina yanjye ni Ndagijimana Jean Dodier, muri umurimo w'Imana mu itorero Presbyterienne Paruwasi Kiyovu. Ibindi Imana iduhane umugisha. Amen.